kugeza insengero zikaba ibihumbi 10 zamaze gufungwa hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu bafungiwe insengero bagaragaza ko hari bamwe muri bagenzi babo bafungura insengero ariko bagamije ubucuruzi, gusa ngo hari abafungiwe bidakwiye bikaba bimaze kugira ingaruka mu muryango nyarwanda. Uyu ni Pasiteri Charles Cyubahiro wo mu itorero ADPR Paruwasi ya Matyazo mu majyepfo y'u Rwanda. Kristo bwazahariye rwose inama no gusaba ubuyobozi bwacu n'ubundi bw'inzego za leta bushishoza bukareba kure kandi bureberera abaturage. Numva hafatwa ingamba z'abantu bakoborekanya nk'ubwo ngubwo kugira ngo byibuze ibintu nk'ibyo bigabanuke ndetse n'ibyo kuko binahagarikwe. Hanyuma ariko abafite umurongo w'imyizerere shingiro ufasha abakristo gusenga no mu myitwarire na disipurine kadufasha cyane kongera gusubira mu mwanya wo gusenga no guterana kugira ngo ubugingo bw'abakristo butongera kuhazaharira. Ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye ariko ugende yiteguye. Urabona ibi bintu niyo waje haranga ubivuge hari icyo byatanga. Ubizi isaha icyo turi gusabwa ni ukubahiriza icyo leta iri gusaba. Ahasigaye kandi natwe niba leta iri kudusaba yuko aya matorero atujuje ibyangombwa, abapasiteri badafite impamyabumenyi, n'izi nsengero nazo ubwazo zitujuje ibisabwa, icy'ingenzi ni ukubahiriza ibyo leta idusaba. Sigaye nyuma yo kubahiriza ibyo leta idusaba twebwe tugakora icyo twita gukiranuka, kuko ntabwo uri kumva habonetsemo abadutukisha n'ibyo. Ikindi nongera kuri leta imyandiko iyandika n'ibivuga ni byiza pe, ariko ikibazo ni iki. Urabona ari amatorero bashyize hariya ngo nda byangombwa ifite. Muri amatorero hari amatorero arimo yasabye ibyangombwa ijana sitati ijana byose batanga n'amafaranga y'ubuzima gatozi. Uzi noneho ko hari ukwezi kwa mbere barakubura ngo kosora biriya. Ukwezi yamaze iminsi 60 biba ngombwa ko baguha ubuzima gatozi. Noneho nyuma y'iminsi 60 wajyayo bakakubwira ngo subira ngo tuzagutumaho. Kuko hari ibihamya dufite iyo wohereje dosiye barasubiza ko bayibonye. None n'ibyo bintu uko biri, noneho ugasanga bakwima ubuzima gatozi. Wazanye urupapuro rw'imikoranire n'akarere ko kasinye karabiguhaye, nyuma bakavuga ngo urajya gushikira urundi rumeze gute. Hanyuma ahangaha ntabwo ari ukuvuga ibi nabyo ntabwo ndaza kubyemeranyaho nawe, kubera ko icyo RDB isaba ni ukuvuga ngo ni ukuba wujuje ibisabwa. Ibisabwa nyine ntabwo waba wujuje ibisabwa ngo bakwime uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda nawe ubwawe uri umunyarwanda. Arega nyuma y'izi nyandiko, nyuma y'ibyo wasabwe bikuzuzwa, umenye ko hari izindi nzego ziba zibikurikirana. Rero reka ngusaba. Yego. Ubu usabye itorero ryitwa Anglican Protestant au Rwanda, sibyo? Iyo Anglican Protestant au Rwanda itari yabona ubuzima gatozi yakubaka urusengero. Niko wakubaka urusengero? Wakubaka urusengero? Mfashaho ngaho. Yakubaka urusengero mu butaka ikuye hehe, nubwo yabifite amafaranga za miliyari yabugura mu izina rya Anglican Protestant au Rwanda. Ntabwo yakubaka urusengero kuko bitarahabwa uburenganzira. Icyo rero icyo nicyo kimwe bo bakora ibintu bashyiramo kunaniza, noneho bazi ko abaturage batazi kureba. Nta kuntu umuntu uraja gutira urusengero cyangwa uratira inzu, iyo nzu uyikondeshamo amafaranga. Ntibari bakwemerera nibura se ngo ukore watanze bakwemereye kugira ngo ukore mwa yanzu utari wabone yawe. Kuko hari ibintu bo bakora bafite agahimana. None wowe wakusaba urusengero ukaja kugubaka mu murima
wawe yego wawe birashoboka none se niba kunaniza iyo nzu uzayigira ute ndagira ngo umenyere wenda nkubaze nk'ikibazo nk'ibintu babasaba iyo muri kwaka ubuzima yego iyo muri kwaka ubuzima gatozi ibyangombwa babasaba ibyo babasaba ni ibi ibyangombwa basaba ndabo berekanamo inzu ariko ikibazo ni iki ntabwo berekana inzu berekana hari sitati hari iby'imikoranire hari inama yakozwe hari abareperezantare rego sitireya hari imyemerere hari imyemerere ni ibyo ngibyo noneho n'urupapuro rw'imikoranire yawe hagati yawe y'iryo torero n'akarere ni ibyo ngibyo noneho imikoranire y'akarere nawe hari abantu ugenda udufasha ng'aba mituweli cyangwa se abakene nyine nibyo bikorwa mbega bizamura aho uri none ikibazo barakubwira bati usengera he ngo utwereke urusengero noneho ukabereka urusengero musengeramo urwo rusengero nibura yenda warukodesheje bitewe n'uko warukodesheje cyangwa se ni urwo wubatse uteganya mu isambu yawe kugira ngo kuko utaza kubaka mu isambu y'undi warugura ngo urugure mu izina rya rwa rusengero kandi izina rya rwa rusengero ritari yemerwa mu gihugu ntabwo riba ryakabayeho aha none rero mbwira ibyo byose urabikoze baruturusha rero bakaturusha n'ayo mazu yo bavuga y'ibihangare muri Kigali cyangwa se mu mijyi aho ngaho ntabwo bafite amazu ameze ngayo dufite inaha ariko ugasanga abo bantu yaba inenera kurenga ikimenyane bo baragenda bakajya ku karere nyine bakazana izo mpapuro bakazibaha bageza muri RGB bagahita babahereza iki watanze amafaranga nabo bagahita babahereza ya minsi 30 yashira bakabahereza ubuzima gatozi ariko wowe wajyayo bakakureba uko uhagaze niba ari kukureba ko uhagaze simbizi bakavuga bati genda uzagaruka icyo kureba uko uhagaze ni igiki urukumva ko ari ibintu nawe wibonye bakareba ngo urahagaze utya kandi warangije ibintu byose wakwibaza aya mategeko ahari bavuga bayica babishaka kandi babikunze bagera nyuma noneho bakabesha perezida bakavuga ngo aba bantu ntabwo bujuje ibisabwa ngo bagera bate kandi byose warabitanze biri mu biro byabo none ku bwanyu mwumva hakorwa iki hakorwa iki kugira ngo mwebwe mwavuga kuko hari ahantu mwewe muri bagerageza kuvuga ko abantu bari abo bashize mwaya mahanuza mwariya amatora ngo 43 tagomba gukora mu Rwanda harimo abo bari bujuje ibyangombwa barabitanze byose bo banga kubaho ubuzima gatozi babanga kubaho ubuzima gatozi icyo bagendeyeho dibakizi aho hantu kandi byose barabitanze ubuse nk'aba bari baratse ibyangombwa nyuma yo gufungirwa ntibakongera bakagaragaza ko batanze ibyangombwa wenda reka mvuge ko hashobora kuba harabayeho ubu habaye guhinduka hari k'umuyobozi simbizi ariko abari bo hasi sose bakirimo birumvikana ko baba bakirimo ariko bakirimo rukanasubiramo bya bintu bashaka utabibahaye urukumva ko barongera bakagira bate oya ntabwo wavuga gutyo ntabwo ari iby'inyajwi inshuti yanjye birashoboka ko mbega hari ibintu byitwa kuruhanya kurusha abantu mbega mbese byose wowe uzana ibintu byanditse kimwe n'iby'abandi kuko amategeko yose ni amwe nta kishya kereka biriya byo kuvuga imyemerere niho biba bitandukanye n'uburyo bashyirwa hariho abantu bemera ubwepiskopi hari abantu bemera
ubushumba mbese urugero hariho ng'amatorero agira abepiskopi nyine ari amatorero kureba ng'abagirikane ng'abaruteri ng'abakatolike abametodiste abo ngabo bagira abepiskopi cyangwa se abasenyeri. Noneho aho hari niho kuvuga uko byaba kumva ko ni umurongo wabo baba bafite ntabwo aba ari ibintu bahuriye kuko na n'umurongo RGB ndawo yaba yashyizeho kuko bo babikura niba byaravuye mu binyejana bya 15 ng'abakatolika byavuye igihe Petero Mutagatifu yatangiye noneho ng'abaruteri biva mu kinyejana cya 16 1517 ng'abangirikane byabaye mu 1630 gutyo n'abandi gutyo. None ukumva rero ari amategeko ya stati yo namwe ntabwo bavuga ngo hari ibyo bibeshe nyine bashaka ibyo bita ngo kuvuze ngo erreur de vitesse iba mu ntuza erreur de vitesse ndabwo barwa n'ibitabo byo bandika byose erreur de vitesse zibaho. Nicyo nari nshatse kuvuga. Nako ni wari ushatse kuvuga. Ahubwo ikibazo ni iki nyine abantu bari bafite ayo madosiye hariho noneho n'umubariya bagiye bahindura amazina yari amazina y'igifaransa bakahindura amazina mu cyongereza bakaba bafite ubuzima gatozi bari yari bicupfuri bitabaho. Ari amasengero ariho atabaho yarahinduye akaba yifite amazina y'icyongereza abifite ubuzima gatozi bakashyiraho bakereka perezida bakamubeshya ngo ari amatorero ngibinibi. Noneho n'abandi nyine baba barabangiye bitewe bene wabo baragiye gushira amati bariya ndimubahe ubuzima gatozi bakabavangiramo. Erega nituvuga ukuri niko kuzatubatura kuko ikinyoma kitazaba kitwubakiremo. Ari ijambo nakubajije nakubaza ngo mwebwe mutekereza ko byakagombye kugenda gute? Uko byakagombye kugenda niba umuntu asaba uburenganzira bakabumuhaye nyuma yaho urabizi ko niba hari amatorero afite ba partners cyangwa se ahavuka atari yayandi yo kuvuga ngo yitiriwe amazina y'abantu. Noneho ayo mazina afite ahayavuka muragenda mukinjira muri iyo miryango yabo y'ayo matorero noneho ya matorero mukabereka icyo leta isaba kuko ibyo byose niba leta ibishaka urabifata ukabibereka uti leta isaba ko hubakwa insengero hubakwa amashuri hubakwa amavuriro cyangwa se centre de santé hafashwa abaturage bari mu bibazo bimeze bitya. Noneho bo iyo babona hari icyemezo cya leta baragufasha ariko ari ndacyo ntabwo bagufasha kuko nabo nyine bazi ubwenge. Aho rero iyo igituma bakurwanya kugira ngo bataguha ubuzima gatozi nuko bazi neza ko iryo torero niba turi mu miryango y'isi baravuga bati aba bantu leta nimara kubemera kumva nimara kubemera bari abantu bari buze kuza kubafasha bakora ibikorwa biruta ibyacu ahubwo baduseke twe twatangiye mbere noneho usange ibintu biri kugenda neza. Iyo ni byo shari y'abanyarwanda baje bagira abanyarwanda bakagombye kugira ishari yiza bakavuga bati ubu tubonye abandi batunganira iyo tutakoze bari abazabikora noneho tunafatanye kuko tuba turi ngo mu gihugu kimwe tukagera ikintu kiduhuza kugira ngo noneho duteze imbere. Ibyo rero babishaka oya ntabwo ari uko biba bimeze. Ntabwo ari uko biba bimeze kuko byanga bikunze ntekereza yuko abapasiteri mutakoze ibyiza ngo mugawe ahubwo nuko kandi nicyo kimenya n'ubuvuga ntabwo nemeza yuko ariko kuri kuko umuntu wese ukoze ibyiza birusha imbaraga ibibi. Ntabwo ntekereza yuko waza ufite ubushobozi werekana ubushobozi ufite werekana ibikorwa ugiye gukora ntabwo ntekereza yuko byarwanwa
mbega biba mu ziriya ntego biba birimo. Noneho ikibazo kibamo kandi nawe wakumva nk'ubu urugero ngatwe dufite ibintu biduhuza mu rwego rw'isi, sibyo? Niba biduhuza mu rwego rw'isi, kugira ngo simvuge iyo torero kugira ngo udasanga babaye ikindi kibazo, noneho mu gihe biduhuza mu rwego rw'isi ubereka gozi zanyu, sibyo? Warangiza kuzibereka, noneho icyo barakubaza bati turazubakira he? Ukumva icyo nzase kuvuga, turazubakira he? Noneho tuwereke uburenganzira baguhaye gukora, tubikore. Noneho rero mu gihe abo ngabo bazi ariyo nakubwiye ngo ikimenyane, hari abantu n'uvuge ngo abapasiteri, hari abapasiteri bakijijwe, hariho n'abapasiteri barimo bashaka ahubwo kukumvisha abandi. Abantu bavuga ngo nzakumvisha, ntabwo bavuga ngo ntabwo atekereza ko umwuka warabasha kumukubita, ntabwo atekereza ko Kristo Yesu ari umuhuza wacu n'Imana, ibyo byose ntabwo abitekereza, ahubwo atekereza ngo twebwe batwita ngo iki. Avuga ngo nitugenda mu modoka, tuba dufite amazu, tuba dufite abana bacu biga ama universite, ibyo nibyo bareba gusa, ntabwo bareba agakiza ko kuhuza abantu n'Imana. Ubwo rero uzi neza ko akorera Imana ntabwo ajya muri ibyo. Mbere ngubu turavuga tuti turasabwa kubaka insengero zigezweho, bakavuga bati niba mubisabwa ni koko, none se mutubwire turazubaka none wababwira ngo urazubaka he? Ni nacyo nyine leta ibibasaba kuba wakwerekana, kuba wajya gusaba icyo cyangombwa, ariko byibuze wakwerekana nawe hantu wakubaka urusengero, kuko nk'aya matorero bakuyeho ni uko ari nayo wasangaga afite ibyangombwa, ariko ibyo byangombwa bigendana mu mufuka, ugasanga yakodesheje hariya, ejo bundi yakodesheje hariya. Aya matorero bakuyeho ni uko amwe yari afite ibyangombwa, ariko ayandi nta byangombwa afite. Rero impamvu rimwe na rimwe uba usanga batabaho ibyangombwa ni uko uba utari kwerekana ese byangombwa n'ubwo ugiye kubishaka, ariko se urashaka kubaka hehe? None aho nyine niho nakubwiye, wowe ufite aho wakubaka, barakwima ibyangombwa. Buriya ndahafite ari mu kirere, abo bose babahaye ibyangombwa. Ntese urumva ikibazo ni ba bantu bafite bene babo babaha ibyangombwa kubera ko baziranye, ariko bari abo batabimba nubwo bafite aho bagomba gukorera ibikorwa. None se ubu turategereza ibi bimaze bituze, sibyo? Nimara gutuza icyo kibazo tuzacyerekana cyangwa se tukora iki? Oya, nta nubwo ari ukuvuga ngo murategereza bimanza bituze, kuko nta n'igikuba cyacitse. Ubu ngubu biremewe kuba wagenda ukagaragaza ibikorwa byawe, intego ufite, imikoranire yawe n'akarere, hanyuma ukaka ibyangombwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo muzarindira bituze, kuko nta gihe bizakuza. Ubu utangira bamuha urupapuro rw'imikoranire, koko n'ibi bintu bihari n'uburyo bimeze byashoboka. Icy'ingenzi si ukwerekana imikorere yawe, intego ufite n'ibikorwa byawe, nta kibazo. Kuko ibyakabaye byiza ni uko mbere y'uko wubaka waberekeye gahunda, kuko bakaguhanga imyaka 3 bakavuga bati iyi myaka 3 biriya bikorwa uzatwereka nibura insengero urumwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4, sibyo? Cyangwa se ibiyeke by'amashuri. Noneho ukajya kuvugana na ba bantu baba partenaire, mbega abo bita abafatanyabikorwa nyine mu itorero ryanyu. Niba itorero ridafite aho rivuka,
izi bya bindi nyine usanga bavuga ngo abatekamutu kuko no handi usanga ari ukujya kunyunyuza imiti y'abanyarwanda bo baba bategereje kunyunyuza imiti y'abanyarwanda naho itorero rifite iyo rivuka urugero ng'abangirikani bafite aho bavuka mu murangirikani ng'abarutere bafite aho bavuka ngo muri amerika cyangwa se mu budage noneho ng'abametodiste bafite bagira aho bavuka abo bakabafasha noneho bariya bandi rero bavuga ngo ngewe ngo nitwa runaka ni abantu nyine bashaka ya imiti y'abaturage bakababesha bati tuvura sida tuvura igitundu tuvura ibiti muze nk'uko nyine tubabiganiriye ubwo rero abo ngabo nibo baza hariya bakavuga bati bagakoresha n'abantu b'abakire akaza agatanga ubuhamya akabesha ngo ngenda ndwaye sida none narakize ngenda ndwaye igitundu yararwaye ingorora ko mbaye imiti y'ingorora gutyo yamara gutanga ubu buhamya abantu bakishuka batoya kuri we bazana amafaranga y'amashimwe bavuga bati utatanga 15,000 ndabwo arabashima Imana ubwo rero bakabona umuntu arakizaguza imodoka yubatse ibiki bivuye muri ba bantu twebwe rero ndabwo ariko biranyuranye biranyuranye kuko dufite sosizi y'ahatatizi yacu azwi mu rwego rw'isi no mu rwego urwego rwa Afurika urwego rw'igihugu nanjye nibyo nari mvuze ahangaha mu kujya kwaka ibyangombwa niho ugenda ugaragaza uti twebwe imikorere yacu ni iyi intego dufite ni iyi imikoranire yacu ni iyi dushaka ibyangombwa gatozi kugira ngo wenda twubake turashaka ibyangombwa kugira ngo itorero rikore ahasiga wanamugani mukaba mwanasaba n'icyo gihe cyangwa se RGB yo ikabaha igihe cyangwa se urwego rushinzwe iyo mikoranire yanyu bakabaha igihe turabwira ati tubahaye wenda imyaka 3 nk'uko wari ubivuye mufite ubuzima gatozi mushake ikibanza mwubake hanyuma munagaragaze ya ntego yanyu mufite mushaka kugaragaza muti wenda mu ntego dufite turashaka kubwiriza ubutumwa bwiza ariko kandi nanone tukaba twakubaka n'ikigo cy'amashuri ni urugero ntanze hanyuma muri ya myaka 3 mukaba mwakwerekana rwa rusengero ariko mukerekana na ya mashuri ntabwo bari babaza amashuri n'urusengero kandi namwe ubwanyu izina mutararihabwa twaribona aho ngaho aho turi kujyana pe ikibazo rero nyine imyumvire aba ngaba iyo babwiye uti nguko ko ngubwiye sibyo nawe nguko uvuze ntabwo babyumva none wakwita umwana izina utabonye umwana utaravuka bamwita izina oya aha rero niho imyumvire nyine usanga none ukabaza uti noneho icya mbere reka tumanze umwana avuke namara kuvuka tumwita izina tumara kumwita izina tubone tuvuge tuti uyu mwana aziga muri garidiyene uyu mwana azatangira mu wa mbere se uyu mwana niyarangiza kwiga azaba mwarimu se azaba umuganga azaba agoronome gutyo siko biri ntacyo njye inama natanga usibye ko n'ubu ngubu tuba turi kubivuga nabwo baba babyumva ikiganiro cyawe n'ubundi ndaza kugikoresha baba babyumva biba bibageraho icyo ni ukugana RGB namwe kandi ubwo buvugizi muba mudusaba tugomba kubukoresha ibyo rwose amategeko bashyize amategeko bafite ni meza noneho nabo baduha ngo bacekinge ni beza ariko hari igihe bavangirwa uburyo bavangirwa ni uko umuntu yazanye ibyo bintu noneho warangiza kubizana ntabwo bagusaba ngo ukore ibintu runaka wubake insengero utari wabona izina icya mbere ni ukubona iryo zina ryemewe ryamara kwemerwa noneho waje mu nama ihuza ayo matorero mu rwego rw'isi ukerekana icyifuzo u Rwanda rurasaba ko twubaka amashuri u Rwanda rurasaba ko twubaka se ivuriro u Rwanda rurasaba ko twubaka ibigo byo gufasha abasore batagize amahirwe yo gukomeza amashuri ubwo noneho ngo musayidire
noneho rero hari umuntu nari mbonye bita bano batabona arimo asaba umuntu ngo amufashe mugenzi, nicyo gitumye mvuga. Turakomeje noneho rero ibyo ngibyo bikatwereka neza yuko tuzagira imbaraga niba twemera, na bariya bazagira imbaraga badufasha, bazi aba bantu tukubafasha kuko bafite izina, bari mu gihugu cyemera ko bakora nyine imirimo n'intego n'ibyo biyemeje n'iby'igihugu gishaka. kuko wenda tureke no kuba mwavuga ngo ni wenda mufite n'aho mukomoka, biranashoboka ko mushaka kuba ari itsinda runaka ariko rishobora kuba rishaka gukora urusengero, nta kibazo, ariko ntabwo urumva ntimwakubaka mutarahabwa ubuzima gatozi, mutarahabwa izina ryacu ritariyemewe, ni hahandi n'ubundi baza bakaba ko muri kubaka mu buryo butemewe. Yego, ariko mufite ubuzima gatozi, mugaragaza ubuzima gatozi no kwaka testation de batire biroroha, birumvikana. Ariko mutaragera abo mubabo, urumva nta gikorwa na kimwe mwaba mwemerewe gukora. None se wakwaka autorisation de batire ukajya se kuyubaka he? None se ko baba bavuga ngo autorisation de batire nemu ibiriho, noneho nicyo mugiye gukora, none se ukumva yego, ibi ngibi biradufasha kugira ngo akajagari kabe gake, kandi biradufasha no kugira ngo natwe twirebe, twinire, twisuzume, kugira ngo noneho kuko tuzi ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko, ariko kikamenya neza ko hariho n'abarengana, ariko batabitewe nabo ubwite, ahubwo babitewe n'ababashije kubafasha. Nta kibazo, kugaragaza akarengane kanyu ni ngombwa, kandi ndahamya neza ko bizatanga umurongo muzima. Amina, cyane cyane. Ibi byose bose dufite inyota yo kubaka igihugu, dufite inyota yo guteza imbere igihugu cyacu imbere bose. Murakoze. Imana